Yeah. Okay. Ya agafilme kacu nuko gatangira rero sasa. Barakwereka rero hari uwaje muri buno buryo maze arangije amanura ibirahure by'imodoka muri buno buryo kandi yitonze. Uruhande rundi ari kiri kubyitegereza cya rudomoro cyacu. Uyu nguyu waramanura ngo uve kubiga imyaka. Wana barakwereka darotere kote. Abangabo bari guhererekanya amafaranga undi akamuhereza zahabu wo gacwa we afande Sitevo wacu ndetse nandi namuhuza Patrick. Haya basi uko babikora rero uyu nguyu yinaze mu modoka muri ubwo buryo bamwitarira iwacu. Iri nta kindi yakoze rero sasa yahisaza yihuta kandi fasta nk'abandi barara bose n'umurara shahu. Wana yaraje ahita yicomeka kuri vura kujya kwatsa imodoka kunakirihesha ahita abona hasi rero isinga ajya kugira gute ajya kwatsa imodoka akoresheje isinga. Nta mikino ihari bamwitarira iwacu agafilme k'uyu munsi yakagarutsemo rwose. Ni umurara kabuhariwe na wararenze. Aya basi atangira gucomeka ibyo acomeka wagira ngo yabyize superiyeri. Wana ukurikira unareba akantu ku kandi nyaboneka atajya kagucika ari nako nkubwira gukora subscribe. Aya basi kumbikiranyije kuyatsa rero cyayikubisemo vitesse cyita cyerekera bamwitarira iwacu afande we hariya yarasoje icyo bita bargaining. Ako kanya Oza Patrick arikomereza afande wacu na wanarudi nyuma. Uko arudinga nyuma rero barakwereka riri wacu we imodoka arayicikishije nakarayitwaye. Nubwo buryo rwose yibye imodoka y'abandi yitonze. Wana afande we rwose nubwo buryo yazaga afande n'aka briefcase ke mu ntoki rwose huzuyemo zahabu amaze kugura. Araza macinga byo kumacinga nibyo yigiye ku ikosi rya komando. Barakwereka rero ndi wacu riri ko yakazamukanaga na ya modoka Hilux. Wana nako ni Hilux. Kumbi kino kiramutegereje kandi bubi na bwiza cya rudomoro cyacu. Wana mva kinyanza bugeze imodoka turayitsindira byanze bikunze. Gabo yarishimye ngo uve kubiyi dunia. Urave kubiyi dunia rero sasa we hagarara sha. Yaramuhagaritse cyita kiza. Ngabo cyita kicomeka mu kankari barerekera. Ibyacu byo nibitinda rwose. Barakarenze rwose imodoka yo ninyirukasi nkuko mubibona. Ngabo barakarenze karitsiye zo nizo. Afande wacu rero mukuza ageza aho imodoka yari iparitse arayibura. Ibi ni ibiki banyarwanda ndarota cyangwa afande wacu rero ngo dore kiramurengeraho umufana wo gacwa we imodoka ko nyisize hano isijya afande wacu ntabyumva neza. Wana afande yatangiye gushakishiriza hirya no hino arareba hakurya sinzi uza kwitegereza hakurya rero imodoka yarayibuze. Ngabo afande wacu dore ngo kiramurengeraho umufana. Wana abimodoka bo ngabaho bageze karitsiye zo nizo rwose karitsiye z'iwacu muri Nigeria. Twaratembereye sha. Ngabo ibi byaraje rero imodoka bita biyiparika hano kandi byitonze n'ibindi birara byose. Basi ukurikira unarebe nta gutinda rero bikimara guparika byitonze byahise bisohoka mu modoka byitonze rwose nta ribi ryabyo. Nuko ari ibisambo gusa. Turayitsinda yumva ko inyanza bogeza byatangiye kwirahira inyanza wagira ngo birahazi. Wana kora handa kwemeye mane uburyo idiri tuyikoze nakatangaza. Ngabo nakubona agashaho rumurara cyane we butuje shambanze nkwereke. Yariri cyacu rero cyakoze mu mufuka kandi cyitonze. Ngabo gikora mu mufuka kivana mu dukashi tw'intagwira gitangira kutubara kandi muri ubwo buryo nk'abandi barara bose kirangije gihereza mugenzi wacyo. Umva sha akiriza ikashi we tuza afata nkwereke atero sasa imodoka ni yanjye kwa kati wangu ayo mafaranga nawe nayawe. Ati siko bimeze. Ati reka ntago nabyemera ugatwara imodoka nye kwa tuno dufaranga sha. Oya ntago nabyemera sha. Dore batangiye guserera kandi rero sasa we toka mbere yangu nyamanza. Yahisamo ikinyarwanda kandi cyuzuye. Amushyira ku ruhande aramubwira ati n'ikindi gihe ntuzamenyere sha kandi bayi. Kiraza kikoma mu kankari muri ubwo buryo cyariri cyacu. Basi rudomoro we agira ngo ni umunsi wo kubeshya.
mani biturishe mani twumvikane. Wana kumbuka biturisha uyu nguyu we yafashe imodoka arayerekerana kimurya inyomeko agarasha wa muginga we imodoka iramusiga. Rudomoro wacu asigara hano atabyumva neza. Urave kuri Rudomoro rero sasa. Imodoka yarakarenze ayitegereza. Urabona umuginga sha ibinankoreye sha niko muginga ariko ndaje nkwereke. Rudomoro wacu nawe yahise amugira ishyamba. Ntago nabyemera sha umuginga me ibihumbi 100 atwara imodoka ya miliyoni 10. Ntago nabyemera. Nubwo buryo yagarukaga macinga kandi atabyumva na neza kandi we gabo. Rudomoro wacu rero yagarutse atabyumva neza araza yicara hano. Mugiga shana unabyemera. Rudomoro yarakaye shahu wagira ngo imodoka bibye wagira ngo ni wana muginga nago nabyumva buryo nsuzugura sha niko Rudomoro wacu ari kuvuga. Araka basi ukurikira unareba akantu ku kandi nyabuneka atagira kaza kugucika. Agafilimi ko kararyoshye cyane kuva karimo Rudomoro n'uriya murara ngo niriri ibintu byaryoshye sana. Barakwereka afande wacu rero yazaga macinga uko amacinga afande Sitevo wacu wana aramacinga ntiba macinga kumbe cya Rudomoro cyaramubonye ati samahana afande buretse kidogo sana mbanze nkubwire. Araza ati niri gushaka umuntu wagutwariye imodoka. Imodoka sha niwe ndi gushaka uwo muginga. Umuginga ari hariya hakurya. Ngabo rero sasa twaherutse Rudomoro arangira afande wacu wamutwariye imodoka. Kumbe barakwereka icyatwaye imodoka ku rundi ruhande nubwo buryo cyitwara kandi cyitonze bakita cyariri cyacu. Kumbe barakwereka uyu nguyu mukesha wacu ategerereje hano akamodoka kamutwara. Wana iki cyaraje rero uko kiza Rudomoro arahengeza afande wa muginga yaje. Wana abafande nabo bategerereje hano. Kumbi cyariri cyacu cyaraje sicyo gikunda abakobwa kita giparika imodoka hano ku ruhande aho mukesha ahagaze. Wana ngabo sister nakwemeye nagukunze sana nakwemeye gukomana uravugisha kuri se kandi mukesha wacu nuko yabigenje maze arasatira. Wana nakwemeye cyane wowe buriya ahubwo zenguruka tuvugane. Wana ukurikira unareba akantu ku kandi rero sasa ngabo afande rero nawe yahise atangira kurya inyomeko muri ubwo buryo kandi yitonze. Afande Sitevo wacu gafilime kagarutsemo rero sasa mukesha wacu rero mu kujya kuzenguruka haraza mukesha wacu rwose ukazenguruka afande wacu nawe nikasatira. Gabo mukesha yinjira mu kankari afande wacu nawe araza hano inyuma akinguraho runo rustafu maze ahita yikoma mu kankari kandi yitonze cyane. Bamwita afande Sitevo. Ibi babyize hehe superiyeri. Wana nguwo imodoka yo yaratangiye aragenda yitonze. Wana urave kubiye imyaka rero sasa ab'imodoka baraza baparika hano bitonze kandi ubwo n'icyariri cyacu kizi ngo mukesha cyamutsinde wo gatwa we kivayo kitonze kiraza uko kivayo afande wacu no wavayo. Wana ukurikira unarebe kiragenda kirakingura rero sasa uko gikingura afande yaraje kandi yihuse ahita gifata kiri gusohoramo mukesha wacu. We ngwino hano tuvugane sha niko sha nta soni sha uruki rwiza kandi rw'inzobe. Nta soni koko ugakora ikosa nk'iryo. Kumbireka bakwereka uko byagenze. Barakwereka rero Rudomoro na afande bagiye inama nande na mukesha bamukubita udufaranga. Baramubwira ati rero diru yidukorera uko nguko ibindi turirwariza. Ati siko bimeze ati ntari rwose umupangu nuko wagenze barawuzuza hanyuma umuginga baramutegagwa mu gatego. Ngabo niko byagenze. Muke igendere sha nta kundi. Ikibara gifashe rero barakizana hano rwose barakizana bubi na bwiza barangije bagira gute bagishyiramo ndani bitonze. Basi afande aragikingirana arangije araza yinjira mu kankari yiwe ntari yaje. Afande nta kindi yakoze rero sasa uretse kuhita atangiza imodoka muri buno buryo. Hari n'aka gafilime kacu kagera ku musozo wako mbabwira ngo nyabuneka nimwirinde kwiba kuko nta keza kabyo. Imana ibandebira icyoroshye ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao.